Ese waba warigeze wibaza impamvu abantu bamwe bagura ubutaka bagasa n'abiryamiye, wakanguka ugasanga barabaye abaherwe? Ubutaka ni ishoramari ridasaza kandi ridasinzira, kabone n'ubwo nyirabwo yakwisinzirira. Nawe uzabigerageze urebe. Muraho neza bakunzi ba Fruitland 2050. Niba dusanganwe kuri uru rubuga turagushimira, niba uri mushya kandi tukwakiranye na yombi. Uyu munsi turaganira ku kintu cy'ingenzi cyane. Impamvu gushora imari mu kugura ibibanza ari icyemezo gishobora guhindura ubuzima mu mwanya mutoya, cyane cyane iyo ubikoze mu mijyi iri gutera imbere. Kuki ubutaka butajya bubura agaciro? Icya mbere tugomba gusobanukirwa ni iki: ubutaka ntibupfa, ntibusaza kandi ntibugabanuka. Depreciation. Imodoka irasaza, telefone nziza nka iPhone irasaza, yewe n'izishobora gusaza, ariko ubutaka ni icyitonderwa. Ubutaka buhora bwiyongera agaciro uko imyaka ishira indi igataha, cyane cyane iyo buri ahantu heza. Iyo ugize amahirwe ukabona ikibanza mu mujyi, ahantu heza hari gutera imbere, uba ushyize amafaranga yawe mu kintu kitazigera gita agaciro, kibura abaguzi, kabone n'iyo byaba ari mu bihe bikomeye. Umujyi uri gutera imbere ni amahirwe mu kugura ubutaka. None se kuki twibanda mu mijyi iri gutera imbere? Komeza ukurikire iki kiganiro ndaza kukubwira impamvu. Iyo umujyi uri kubakwamo imihanda, kaburimbo, kongerwamo ibikorwa remezo, kwiyongera kw'imiturire, kuza kw'abashoramari, aho imijyi ikiri mito niho hagurwa neza, kuko iyo imaze gukura hagurishwa neza. Niyo mpamvu abantu batekereza kure, bagura hakiri kare bakazunguka nyuma. Ikibanza n'umutekano w'amafaranga yawe. Abantu benshi babika amafaranga muri banki bikaba byiza, ariko biba akarusho iyo babitse mu bibanza. Niyo mpamvu bashishikariza kugura ibibanza. Nta kibanza kiva ku isoko, nta kibanza gihomba, nta kibanza kibwa, kabone n'iyo ibintu byaba bimeze nabi. Muri make, ugenda ufite itungo rikakugoboka. Amafaranga make ashobora kuvamo menshi. Hari abibwira ko gushora imari mu butaka bisaba amafaranga menshi, ariko ntabwo ari byo. Wahera ku mafaranga make cyane, miliyoni 4, miliyoni 5, ukagura ikibanza, kandi mu minsi iri imbere cyakubyarira agatubutse. Ubutaka ni ishoramari rikorwa rimwe, inyungu zikaza kenshi. Kugura ikibanza ni icyemezo cy'ubwenge. Kugura ikibanza si ugusesagura, ni ugutekereza ejo hazaza, kurinda ejo hazaza h'umuryango, kwiteganyiriza aho uzabika amafaranga akazakugoboka mu bihe bigoye. Ntutegereze gutunga ibya mirenge kugira ngo ugure ubutaka. Ikosa abantu benshi bakora ni ukuvuga ngo nzabanza nyegeranye. Oya da, bikore none uhere kuri makeya, ugende uzamuka gake gakeya. Mu gusoza iki kiganiro, ndagusaba niba wifuza gutera imbere mu buryo burambye, ko amafaranga yawe wayabyaza ayandi buke bukeya, aho kuyarya ngo uyamare. Ko ejo hawe hazaba hizewe. Kugira umutungo uhoraho, ufatika, ubitse, ndakorwaho, niko uteganyiriza n'urubyaro rwawe. Erega ntabwo ari abubatsi ngo gusa ndi gushishikariza kugura ubutaka. Namwe abajene, ubutaka bwa makeya mwabubona, cyane cyane ko ufite akazi ukiri mutoya ugatangira kubika mu bibanza, igihe uzajya kugira umushinga ufatika, wazaba ufite amafaranga afatika. Ubutaka ntibuvuga, ariko buvuga ejo hawe. Nakoze kudutega amatwi. Niyo hari icyo wungukiye muri iki kiganiro, sangiza abandi, kandi wibuka kuduha na komenti kugira ngo tumenye icyo tuzabagenera mu gihe gitaha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ndabakunda. Ciao ciao.